Hari ahantu ku isi usanga abantu benshi bifuza gusura. Hari imijyi yuzuyemo amatara, inyanja nziza, imisozi abantu bajyamo gufata amafoto, n'amashyamba abantu bajyamo gushaka ituze. Ariko hari n'ahandi hantu aho kuba ushaka kuhagera ushobora gusenga ngo utazigera uhagera. Ni ahantu amateka yanditse inkuru z'urupfu, ahantu kamere yerekanye imbaraga zayo, ahantu umuntu ashobora guhura n'ibintu atashobora gutsinda n'imbaraga ze. Uyu munsi tugiye gufungura umuryango ujya mu bice bimwe biteye ubwoba cyane ku isi, kandi ikintu giteye ubwoba kurushaho ni ahantu ntabwo ari imigani. Ni ahantu hari ubuzima bw'ibimera n'ibindi bitandukanye. Hari aho abantu batemerewe kujya, hari aho umuntu ashobora kwinjiramo ariko akazicuza impamvu yagiyemo, hari aho isi ubwayo isa nk'ahantu yabwiye umuntu iti ntuzigere ugera aha ngaha. Muri kumwe na Niyonzima Israel, iyi ni Habayeho TV. Ntibibagirwe na subscribe, like na share. Tugiye kurebera ahantu atandukanye hagera ku 10. Tugiye guhera kuri nimero 10, aho ni Catacombs za Paris. Iyo umuntu avuze Paris, akenshi atatekereza ku munara wa Eiffel, urukundo, amatara n'imihanda myiza. Ariko munsi y'uwo mujyi w'akataraboneka hari indi Paris. Paris itagaragara ku makarita asanzwe ya ba mukerarugendo. Hasi cyane y'ubutaka hari inzira ndende z'ubutaka zifite amateka ateye ubwoba. Catacombs za Paris ni ahantu hashyinguye imibiri y'abapfuye. Mu mateka amarimbi yo hagati muri Paris yari amaze kuzura ku buryo ikibazo cy'isuku n'ubuzima rusange cyari gikomeye. Abategetsi batangira gushaka aho bimurira ibisigazwa by'abantu. Hanyuma batangira gukoresha imirima y'amabuye yari iri munsi y'umujyi. Imibiri y'abantu benshi bimurirwa muri ibyo byobo byo munsi y'ubutaka. Iyo ugiye ukemererwa muri ibyo bice byemerewe kugiramo abantu, uhura n'inkuta zakozwe mu buryo budasanzwe. Uhita ubona amagufa y'abantu atondekanye. Ikintu gitangaje, iyo umuntu avuye mu gice cyemewe n'abashyitsi maze akinjira mu bice bitemewe, ibyo byose bishobora guhinduka urujijo. Ahantu hamwe hashobora kuba huzuye amazi, ahandi ushobora gusanga inzira itagikomeza. Niyo mpamvu atari ahantu umuntu yagombye kujya wenyine cyangwa mu buryo butemewe. Paris rero ifite ubuzima hejuru, ariko hasi yayo hari urupfu rwabitswe n'amateka. Niyo mpamvu atari ahantu umuntu yakagombye kujya wenyine cyangwa mu buryo butemewe, kuko hari ababurira burundu. Ahantu ha9 hateye ubwoba, Death Valley. Aha hari ahantu hameze nk'aho isi yibagiwe amazi. Death Valley ni ubutayu bunini bwumutse kandi bushobora kugira ubushyuhe bukabije cyane. Iyo uhagaze aho nta nyubako nyinshi uba ubona, nta mazi menshi, nta gicucu gihagije, nta muntu hafi yawe, uba uri hagati y'ubutayu bunini. Kandi icyo gihe nibwo umuntu amenya ikintu kimwe: kamere ntikeneye inyamaswa nini kugira ngo ikwice. Rimwe na rimwe ubushyuhe bwabwo burahagije. Umuntu watakaje amazi menshi mu mubiri ashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Iyo imodoka ipfuye hagati mu butayu, ikibazo kiba kinini kurushaho. Ntabwo uba ufite ikibazo cyo kubona wifi gusa, uba ushobora kuba ufite ikibazo cyo kubona umuntu uza kugutabara. Niyo mpamvu Death Valley atari ahantu umuntu ajyayo atateguye. Amazi, imodoka imeze neza, kumenya inzira n'igihe cyo kugenda ni ibintu by'ingenzi cyane. Ahantu ha8 hateye ubwoba. Ku itariki ya 11 Werurwe 2011, Ubuyapani bwahuye n'umutingito ukomeye cyane. Ariko umutingito ntiwari ikibazo cyonyine. Haje tsunami. Amazi menshi cyane yibasiye inkombe, kandi hafi y'aho amazi yageze harimo uruganda rwa nuclear rwa Fukushima Daiichi. Icyabaye nyuma yaho byahinduye amateka y'Ubuyapani. System z'ingenzi zari zikeneye gukomeza gukonjesha reactor zahuye n'ibibazo. Haje impungenge zikomeye z'uko ibintu bishobora kujya hanze y'ubugenzuzi. Abantu benshi barimurwa, uduce tumwe twabaye ahantu hatagikorerwa ubuzima busanzwe. Ahantu henshi muri Fukushima haratuwe kandi harasurwa. Hari uduce twihariwe tubujijwe kuhakandagira, bisaba uburenganzira cyangwa uburyo bwihariye bwo kwinjiramo. Inkuru ya Fukushima itwigisha ikintu gikomeye. Rimwe na rimwe ibyago ntibigaragara. Umuriro urawubona, inzoga urayibona, umwobo urawubona, ariko radiation ntuyibona. Nta bara ifite, nta rusaka igira, kandi nicyo gituma abantu benshi bayitinya. Ahantu ha7 hateye ubwoba, Chernobyl. Noneho tujye mu Burayi, muri Ukraine. Ku itariki ya 26 Mata 1986, muri Chernobyl habaye impanuka ikomeye kuri reactor enye. Umuriro n'ibikoresho bya radioactive byasakaye mu bidukikije. Ariko reka dutekereze ku bantu bari muri Pripyat. Bari bafite amazu, abana bari bafite amashuri, ababyeyi bari bafite akazi, imodoka zari ku mihanda. Ubuzima bwari bukomeje. Hanyuma ibintu birahinduka cyane. Nyuma y'impanuka, abaturage ba Pripyat batangiye kwimurwa nyuma y'amasaha agera kuri 36. Benshi batekerezaga ko bari gusubira mu ngo zabo nyuma y'iminsi mike, ariko ntibagarutse nkuko bari byitezwe. Umujyi wari wuzuye abantu, wahindutse umujyi w'imizimu. Amashuri arimo ubusa, amazu arimo ubusa, ibikinisho by'abana bisigaraho,
Uyu munsi Chernobyl iracyari ahantu hasanzwe kwitonderwa cyane. Hari ahantu hari ubumara bwinshi cyane, ikiri ikibazo gikomeye cyane. Ahantu ha gatandatu hateye ubwoba, North Sentinel Island. Mu nyanja y'Ubuhinde mu birwa bya Andaman na Nicobar mu Buhinde hari akazinga gato k'ubutaka. Iyo ukarebye uri kure ushobora kwibeshya ko ari paradiso. Amazi y'ubururu, amashyamba y'icyatsi kibisi, umusenyi, ariko kuri icyo kirwa hari abantu bamaze ibinyejana byinshi babamo batifuza kuvugana n'isi yo hanze. Ni Sentinelese. Sentinelese ni umwe mu miryango y'abasangwabutaka bafitanye umubano muto cyane n'isi yo hanze. Leta y'Ubuhinde yashyizeho amabwiriza abuza abantu kwegera icyo kirwa kugira ngo irinde uwo muryango indwara zishobora guturuka hanze ndetse no kwirinda amakimbirane. Kuko ikibazo ntabwo ari uko abo bantu ari abantu babi, ahubwo nuko imyaka myinshi yo kuba kure y'isi yo hanze ituma indwara zisanzwe kuri twe zishobora kubagiraho ingaruka zikomeye. Ariko amateka y'abagiye hafi yaho afite ibihe biteye ubwoba. Mu mwaka wa 2006 abarobyi babiri bageze ku kirwa nyuma y'uko ubwato bwabo bwatwawe n'amazi. Bidatinze bahise bicwa n'abari bari kuri icyo kirwa. Nyuma yaho ku itariki ya 17 Ugushyingo 2018 umunyamerika witwa John Allen Chow yagiye kuri North Sentinel Island agamije kugera ku baturage baho no kubagezaho ubutumwa bwe bw'idini. Yari azi ko leta y'Ubuhinde ibuza abantu kwegera icyo kirwa, ariko yaragiye. Yagerageje kuvugana nabo, nyuma yaje kwicwa nabo. Ahantu ha gatanu ni Snake Island. None reka tuve mu Buhinde tujya muri Brazil. Hafi y'inkombe za Sao Paulo hari ikirwa kizwi cyane ku izina rya Larda Camenda Grande, ariko abantu benshi bakita Snake Island. Izina ubwaryo ririvugira. Iki kirwa kizwiho kuba gifite inzoka z'ubwoko bwihariye bwitwa Golden Lancehead cyangwa se Baphops insularis. Izi nzoka nta hantu ku isi ziboneka mu gasozi uretse kuri iki kirwa. Izi nzoka kandi zifite ubumara bukomeye cyane, ariko hari ikindi kintu gitangaje. Kubera ubuzima bwihariye bw'iki kirwa, Golden Lancehead yahindutse inyamaswa itandukanye n'iziboneka mu gihugu cya Brazil. Iyo ugenda mu mashyamba y'icyo kirwa ntabwo ugenda nk'uri muri pariki isanzwe. Hari ibiti, amababi, ubushyuhe, kandi hagati yabyo hari inzoka ushobora kutabona kugeza igihe ibiri hafi yawe. Niyo mpamvu kugera kuri icyo kirwa bigengwa cyane n'amategeko, kandi abashakashatsi cyangwa abandi bantu babifitiye uburenganzira nibo bashobora kugerayo. Hari inkuru nyinshi z'abantu bavuga ko iki kirwa cyuzuyemo inzoka ku buryo nta ntambwe ushobora gutera utazibonye. Ariko kuri nuko inkuru zimwe zagiye zivugwa kuri Snake Island zikabya ibintu. Ntabwo ari ukuvuga ko inzoka ziba hose ku buryo udashobora kuba wabona ubutaka. Ukuri bwako niko guteye ubwoba buhagije. Hari ubwoko bw'inzoka z'ubumara bukomeye bwihariye kuri icyo kirwa, kandi kugerayo ntabwo ari urugendo rusanzwe rw'ubukerarugendo. Ikirwa gito, inzoka yihariye, nta mujyi, nta bantu benshi, kandi inyamaswa imwe yihariye yaho ishobora guhindura urugendo rwose ikibazo cy'ubuzima. Ahantu ha kane ni muri Danakil Depression. Noneho tugiye muri Ethiopia. Aha ntabwo tuhasanga amabuye y'agaciro gusa, ntabwo tuhasanga umujyi munini. Tugiye ahantu hasa nkaho twavuye ku isi dusanga indi si. Danakil Depression ni agace kazwiho ubushyuhe bukabije, ibirunga, ibiyaga by'umunyu n'amasoko ahorana imyuka n'amazi ashyushye. Amabara y'ubutaka aratandukanye, hari umuhondo, icyatsi, umutuku, umweru, kandi rimwe na rimwe amabara agaragaza nkaho ari muri science fiction movie. Ariko ubwiza bwaho bufite uruhande ruteye ubwoba. Ubushyuhe bushobora kuba bukabije cyane. Hari ahantu umuntu ashobora guhura n'imyuka ishobora kwangiza ubuzima, kandi ahantu hamwe hari ibirunga n'ubutaka bushyushye. Danakil ni ahantu hatwigisha ikintu gikomeye cyane. Isi ntabwo buri gihe iba ahantu hateguwe ngo umuntu ayibeho. Darvaza Door to Hell. Noneho reka tujye muri Turkmenistan. Hagati mu butayu bwa Karakum hari ahantu hameze nk'umwobo munini w'umuriro. Abantu benshi bakunze kuyita Door to Hell. Mu rurimi rwacu twavuga ko ari urugi rujya mu muriro. Aha ni Darvaza Gas Crater. Inkuru yaho yatangiye mu gihe cy'ubucukuzi bwa gazi mu mwaka wa 1971. Ibikorwa by'ubucukuzi byatumye ubutaka busenyuka, havuka umwobo munini. Kubera ko gaze karemano yari gusohoka ari nyinshi, hafashwe icyemezo cyo kuyatsa kugira ngo gaze ishye. Abantu bari biteze ko umuriro wari kuzima nyuma y'iminsi mike, ariko ibintu ntabwo byagenze uko bari babyiteze. Umuriro wakomeje kwaka iminsi ibyumweru imyaka myinshi cyane, maze icyo cyobo gihinduka kimwe mu bintu bizwi cyane muri Turkmenistan. Iyo urebye amafoto yacyo nijoro ubona umuriro uturuka mu mwobo munini uri hagati y'ubutayu. Ni ibintu bitangaje cyane, ariko hari ikintu abantu benshi batamenya. Darvaza ntabwo ari urugi nyarwo rujya ikuzimu. Ni crater yatewe n'ibikorwa bya geologiya n'ubucukuzi bwa gaze. Ahantu ha kabiri hateye ubwoba cyane ku isi
Hasi y'umusozi wa Fuji hari ishyamba ryitwa Owakigahara. Ni ishyamba ryiza mu buryo bwaryo, ibiti byinshi, ubutaka bw'ibirunga, umutuzo. Ariko izina Owakigahara ryaje kugira isura y'umwijima kubera amateka y'urupfu n'ubwiyahuzi bwagiye bukorwa muri iri shyamba. Ibyo byatumye imyaka myinshi abantu benshi baritinya. Ariko hari ikintu tugomba kwitondera iyo tuvuga kuri Owakigahara. Inkuru nyinshi zagiye ziyibandwaho mu bitabo, filime n'imbuga nkoranyambaga. Ukuri nuko ari ishyamba nyaryo rifite ekosisteme yaryo, kandi hari abantu bajyamo gutembera. Ariko imiterere yaryo ishobora gutuma umuntu yibeshya inzira. Ibiti byinshi kandi ubutaka bw'ibirunga bishobora gutuma kumva aho hantu bigorana. Umutuzo ukabije nawe ushobora kugira uruhare mu gutuma umuntu yumva atandukanye n'ahandi. Kandi niyo mpamvu abayobozi baho bashimangira ko abantu bagomba gukurikiza inzira zagenwe kandi bakirinda kujya mu bice bitazwi. Owakigahara ntabwo iteye ubwoba kubera inkuru z'ibiremwa by'amayobera. Iteye ubwoba kubera amateka nyayo y'abantu nuko umutuzo w'ishyamba ushobora guhisha byinshi. Ahantu hambere hateye ubwoba ni Lake Natron mu majyaruguru ya Tanzania, hafi y'umupaka wa Kenya. Hari ikiyaga cyitwa Lake Natron. Iyo urebye amafoto yacyo ushobora kubona amazi afite amabara atukura, umutuku wijimye cyangwa orange. Hari igihe ubona nkaho ari ahantu hakozwe kuri filime ya science fiction, ariko impamvu y'aya mabara ntabwo ari amarozi, ni ubumenyi bwa siyansi. Lake Natron ifite alkaline ikabije cyane, kandi ubushyuhe ndetse n'imyunyu myinshi iri munsi y'amazi bituma ibidukikije byayo bitandukana cyane n'ibiyaga byinshi. Iyo amazi agenda abura kubera evaporation, imyunyu n'indi myunyugugu bigenda byiyongera. Hari microorganisme zimwe na zimwe zikunda ibyo bihe, harimo n'ibinyabuzima bifasha gutuma amazi agaragara mu mabara atandukanye. Niho haturuka isura idasanzwe y'ikiyaga. Iyi ni imwe mu nkuru zakunze gukwirakwizwa cyane, amafoto y'inyoni zapfuye zifite isura nkaho zahindutse ibishushanyo cyangwa amabuye yatumye abantu benshi bavuga ko Lake Natron ari ikiyaga gihindura ibintu amabuye. Ariko ukuri nuko aya mazi ashobora kugira alkaline ikabije ku buryo ashobora kwangiza ibinyabuzima byinshi. Iyo amazi apfiriye muri ayo mazi, umubiri wayo ushobora kubikwa mu buryo budasanzwe kubera imyunyu n'imiterere y'amazi. Niyo mpamvu amafoto yayo aba asa nkaho inyamaswa zahindutse ibishusho. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko buri nyamaswa ikandagiye mu mazi ihita irundika ibuye. Kandi hari ikintu gitangaje cyane, Lake Natron si ahantu hapfuye, ahubwo ni ahantu hafite ubuzima. Flamingos zikunze kwaza mu mubare munini cyane kugira ngo zororoke. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Iyi yari Habayeho TV.